kugufasha apana bwa bundi twajyaga tuvuga cyangwa se dukoresha. Ni uburyo bushyashya noneho nkuzaniye bushobora gutuma utarangiza vuba muri cya gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe cyangwa se n'umuntu mwashakanye cyangwa se n'undi muntu wahisemo uyu munsi ko mukorana imibonano mpuzabitsina. Ariko simbashishikarije gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utamenyere. Ubundi burya hari igihe umuntu avuga ngo ndangiza vuba mu gikorwa yo ndi gukora imibonano mpuzabitsina ndangiza vuba. Ese ubundi urangiza vuba ku minota ingahe? Icyo kibazo nicyo tugomba kubanza tukamenya. Urangiza vuba ku minota ingahe? Ni hagati y'iminota 15 n'umunota umwe, ni hagati kuva ku minota 5 kugeza kuri 10, ni hagati kuva ku minota 15 kugeza kuri 25, ni hagati y'iminota 20 kugeza kuri 40. Urangiza vuba mu minota ingahe mu by'ukuri? Ibi rero impamvu bivuze no kugira ngo tubashe gufashanya turebe niba koko iyo minota nta kintu ibangamyeho, sibyo? Niba urangiza hagati y'iminota 25 na 40, ntabwo urangiza vuba mu by'ukuri. Ntabwo uri bamwe mu bantu barangiza vuba. Niba urangiza kandi mu minota 15 na 25, nabwo ntabwo urangiza vuba. Niba urangiza hagati y'iminota 10 na 15, umenye ko nanone utarangiza vuba. Ahubwo niba urangiza hagati y'umunota 1 n'7, ako nagaturu k'abagabo ubundi niko tukita. Ni kwa kundi umugabo nyine aba yashatse imibonano mpuzabitsina. Ubundi mu buzima busanzwe abagore bose tuzi neza yuko hagati y'iminota 3 n'7 ari agaturu k'umugabo. Oya, ariko iminota 3 nanjye ndakabije, 3 nayo ibaye mike cyane ukuntu. Urumva hagati y'iminota 5 n'7 ubundi aba ari agaturu k'umugabo. Uko ubundi umugabo iyo yashatse imibonano mpuzabitsina abishaka mbere y'umugore, cyane cyane iyo umugabo ari we waprochinze umugore. Yabishatse mbere, ahubwo kwa kundi nyine ushobora kuba ugiye mu tuntu runaka cyangwa uri kwibuzabuza mu tuntu runaka, ushobora gutinda. Umugabo ashobora kuba yashatse imibonano mpuzabitsina ariko kubera ko atinze kumugeraho yabishatse cyane, noneho bikaba ngombwa ko wowe mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina bihwanyemo n'uko we yabishatse kare, noneho bikajya muri cya gihe cyo kugutegura n'iki nawe ari gukomeza bishaka, bikaza gutuma ya minota hagati y'5 n'7 ashobora kuba arangije. Kuko turabizi neza ko abagabo benshi hagati y'iminota 5 n'7 imibonano mpuzabitsina agaturu ka mbere kaba karangiye. Ako rero twarabyemeye, twagahariye abagabo nta kibazo. Ahubwo turebe agaturu ka kabiri bigenda bite. Nanone niba urangiza vuba, niba umuntu urangiza vuba kuri ku minota 1 kugeza kuri 5, rwose uba warangije vuba bikabije. Ariko njye ntabwo nabyita ko bikabije mu gihe uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina nawe yarangije. Ibyo ntabwo mbyita ko warangije vuba bikabije. Niba umuntu muri gukorana imibonano mpuzabitsina nawe yarangije, ntabwo bikabije pe. Ahubwo nta kintu binatwaye niba uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina nawe yarangije. Ibyo nubwo byaba ari umunota umwe, niba ukoza kuri rugongo umugore wawe agahita arangiza muri ya minota 3, uri mutaraga pe. Niba uko bikoze, niba bitwara amasegonda ngaha ariko umugore wawe akarangiza, ibyo nge nta kibazo mbibonamo. Ahubwo turi kureba kuri wa muntu ushobora kuba bikora no mu minota 10 cyangwa se 15 akaba arangije, umugore we atararangiza. Ubundi uyu niwe turi kwitaho cyane. Hari n'ukuntu umugore wawe aba yitereye ariko akunda avuga ngo iminota 15 ngiye kuri nge ntabwo ibihagije, cyangwa se akaba ari wa wundi wiromaritse muko byanze bikunze agaturu kamwe kaba katamuhagije. Uyu rero biragoye kugira ngo uzamuhaze utabasha kuresista. Nibwo buryo bushya rero tugiye kwigamo kuresista. Kugira ngo tujye dushimisha wa mugore utinda kurangiza. Kuko wa mugore utinda kurangiza, iyo umugore atarangije, cyangwa se turebe uburyo bwiza bwo gutuma uyu mugore ashobora kurangiza vuba niba kuko kurangiza byanze. Niba atinda kugeza ubwo ubushobozi bwawe bwo kuresista buba bwabuze kandi wenda ushobora kuburangiza mu minota 15 cyangwa 20, urumva ko ntabwo nyine muba mugendana ku rugero rumwe. Ahubwo uyu mugore bisaba kumutegura igihe kirekire, noneho ukabona resista kuri ya minota yawe usanzwe ukoresha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina yawe nawe. Nanone niba uvuga ngo urangiza vuba,
ndi gukubita impande zose kugira ngo ibintu ndi kuvuga bize kumvikana, tujye kuri tekinike, ariko wabanje kwibona muri cya kigero twavuze. Niba urangiza hagati y'iminota gutyo, niba urangiza vuba, turabanza tumenye ngo ese ubundi ufite umugore? Ufite umugore? Nitumara kumenya ko ufite umugore umwe udahinduka, umugore umwe udahinduka, ibyo byo kurangiza vuba turaza kureba ko izi tekinike ziri buze kugufasha. Ariko niba uri umusore ukaba uvuga ngo urangiza vuba, ubihuza ngo nuko wikinisha, ushobora kuba wikinisha ngo cyangwa wikinishije cyane, ukabihuza no kurangiza vuba, ibyo nta hantu na hato bihuriye. Kwikinisha ikintu cyonyine bikugabanyirizaho, bishobora kukugabanyiriza gukunda imibonano mpuzabitsina ukorana n'umugore. Ibyo nibyo bishobora kugabanya, noneho bikakugabanyiriza no kuba ingano y'igitsina cyawe, kuko kwa kundi ugenda ukanda igitsina cyawe ushaka kurangiza, cyangwa washyizeho amavuta kugira ngo agufashe kurangiza cyangwa n'iki, ushobora kugabanya ingano y'igitsina cyawe igahorota. Naho ibijyanye no kuba warangiza vuba, aho nta hantu bihuriye. Ahubwo bishobora gutuma uzinuka umugore, igitsina gore, ahubwo ukanahorotesha igitsina cyawe. N'ibyo bibiri. Naho kuvuga ngo ntubyara, urangiza vuba, ibyo nta hantu bihuriye. Ibyo nabyo tuzabireba mu biganiro byacu bizaza, ariko ndabanza kumara impungenge ko nta hantu na hato bihuriye. Rero niba urangiza vuba ukaba uri umusore, hari ikintu kimwe cyakubayeho. Ni ukuvuga ngo niba ukora imibonano mpuzabitsina kenshi, ukaba umeze nk'umugabo n'ubundi ufite urugo cyangwa se umugabo wubatse, iyi nama nawe iraza kukureba. Ariko niba uri umusore cyangwa se kwa kundi uri gutangira gukora imibonano mpuzabitsina, ukaba ari nyine uri kubyiga, uri gushakisha uburyo nyine watangira kumenyera, ubwonko bwawe tayari ntabwo uratangira kumenyera ubushyuhe buba mu gitsina cy'umugore, cyangwa se ayo mavangingo aba mu gitsina cy'umugore, ubwo bubobere n'iki, ntabwo uratangira nyine kumva ko ari ibintu biri normal bisanzwe, atari ikintu nyine kiza ako kanya, ibyishimo bihita bikurenga ako kanya. Kuko iyo umuntu atangira gukora imibonano mpuzabitsina n'umusore, nyine kwa kundi utangira kwinjira mu gitsina cy'umugore, ukaba umugore igitsina cye kiroroshye, kirashyushye, kimeze neza, cyangwa se umukobwa watangiye kurongorwa kera, azi kurongorwa ibyo ari byo, azi uburyo yitwara mu mibonano mpuzabitsina, uyu nguyu ashobora gutuma urangiza vuba. Kubera iki? Nibwo wowe ugitangira gukora imibonano mpuzabitsina, ubwonko bwawe ntabwo buramenyera ko icyo gikorwa nyine ushobora kugitindamo, cyangwa se umubiri wawe nturamenyera ko ushobora gutinda muri icyo gikorwa, akaba ariyo mpamvu urangiza vuba. Ariko niba uri umuntu usanzwe ukora imibonano mpuzabitsina nk'umugabo wubatse, ukaba uvuga ati njyewe maze imyaka runaka, tuvuge wenda imyaka 10 nkora imibonano mpuzabitsina, ariko ntabwo ndamenyera, igitsina cyanjye kirangiza vuba, umubiri wanjye urangiza vuba, ubwo rero aho ngaho niho haba hari akabazo. Bisaba ko ubanza ukabana n'umugore umwe, kuko abagore ntabwo baryoha kimwe. Ni nayo mpamvu kubwira ko umugore nawe ntaryoha kimwe, niyo mwaba mubana mu nzu ntabwo baryoha kimwe, kuko hari uburyo uba wamutwayemo uwo munsi akirekura, hari n'uburyo wenda aba atameze neza uwo munsi akifata akaguha ahantu hamwe, kuko twabonye ko igitsina cy'umugore kigira ibice byinshi, kigira ibyumba byinshi bigiye bitandukanye, ntiwanabibara ngo birangize, kuko umugore we uko agenda yishima niko agenda afungura icyumba, uko yishima niko afungura icyumba. Niyo mpamvu umugore ataryoha kimwe. Ariko iyo ari umugore umwe mumaranye igihe kinini, tuvuge wenda imyaka 3 4, uko biri kose ibyo byumba byose uba wararangije kubigeramo, kubera uburyo wagiye mushimishamo cyangwa uburyo wagiye mubonamo. Ibyo byumba byose uba warabitembereyemo, warabigezemo, uzi uburyo ibyo byumba bimeze, cyangwa se uko bigenda muri iyo mibonano mpuzabitsina yawe. Nawe kandi aba yaranakumenyereye, akaba azi ngo umugabo wanjye iyo bigeze ahangaha nkihuta, uyu mugabo wanjye arangiza vuba, cyangwa se iyo ndi kugenda gake gutya ashobora gutinda. Uwo mugore rero arakumenya, nawe ukamumenya, nawe ugatangira kwiyakira. Kubera iki? Watangiye kumva uburyohe bwe no kumenyera uburyohe bwe, usibye ko nyine ataryoshye kimwe. Niba uhindura rero abagore mu buryo butandukanye, ndakeka kugira ngo uzamenye ikibazo ufite bizagorana, kuko umusore ntabwo uratangira ntabwo urafata n'umwanzuro wo gushaka umugore, ariko ukora imibonano mpuzabitsina nk'umugabo wubatse.
ibi rero bizagorana kugira ngo, kuko umugore niba ufashe umugore uyu munsi ejo ugafata undi n'abagore batatu batandukanye kandi bafite ubwoko bw'ibitsina bitandukanye. Umwe ashobora kuba afite umushokanyi, undi afite urukamba, undi afite urweso. Ibyo ni ibitsina bitatu bitandukanye kandi biryoha mu buryo butandukanye, cyangwa se biryoha kubera nyiracyo azi uburyo agitangamo, sibyo? Rero biragoye ko uwo mugore kwa ko mutaziranye kenshi cyangwa mutajya muhura kenshi cyangwa mutabana ngo akumenye nawe umumenye, biragoye ko wowe ushobora kwihanganira uburyohe bw'igitsina cye uko bungana ku buryo ushobora kuresista cyangwa ugahagarara hamwe ukaresista. Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu uhora wumva urangiza vuba, bikaba ari cyo kibazo cyonyine wowe ufite, kuko udafite umugore nyine mubana muhorana bwa buri munsi ngo akumenye nawe umumenye, uvuga uti umugore wanjye iyo bigeze aha ngaha bagiye kurangiza nanjye reka nshyiremo akabaraga turangirize rimwe, cyangwa se umugore wanjye arangiza nkabinta simbimenye nkabyumvira mu rurenda kuko numva mu gitsina cye hanyereye cyane, cyangwa se nkabyumva kuko haje amazi menshi. Iki gihe nanjye ni igihe cyiza cyane cyo kurangiza kuko umugore wanjye yari yarangije ntago avuga. Ibi byose niba utabizi kandi ntiwabibaza umuntu muhuye ako kanya umubwire ngo urangiza bigenze gute, cyangwa se tumenyane cyangwa twumirane nibwo ntarangiza vuba n'ibiki. Ibyo byose ntabwo uba ubizi, ahubwo ubimenya kubera yuko wabanye n'umugore mukamenyana mukamenyerana mukajya munaganira kuri process buri kantu nyine uko bigenda bikurikirana step by step, ugenda umenya uko urangiza utinda cyangwa se uresista. Akoreka tukaveho nabaye serious cyane, reka twihorere. Okay, reka twigire kuri aka kantu rero. Izi tekinike ushobora gukoresha mu gihe urangiza vuba niba waramenyeranye n'umugore wawe mumaranye igihe kirekire, ahubwo ikibazo kikaba ari cya kindi kurangiza vuba. Nta na rimwe umugore wawe yenda ararangiza ngo byumve, cyangwa se yarangije inshuro imwe ntibyasubira, cyangwa arangiza rimwe na rimwe ariko utazi n'ukuntu byagenze. Nabwo ari nka kwa kundi we yashatse imibonano kare. Hari ukuntu umuntu ashaka imibonano kare, umugore wenda tuvuge agashaka imibonano kare, wowe utabishatse, noneho wowe wamugeraho wajya kubishaka kwa kundi utangiye kumurongora winjizamo usohoka, kwa kundi wowe utangiye kumva ubushyuhe bwacyo, noneho we agahita arangiza, akaba arangiza muri ubwo buryo wowe utabigizemo uruhare, atari uko wenda uresista cyangwa se wakoresheje izi tekinike ngiye kukubwira hano. Iya mbere, tekinike ya mbere, niba uzi ko ukunda kujya kwihagarika, niba uzi ko ukunda kujya kwihagarika ukihagarika umwanya munini. Abagabo bo bararesista birakunda, ariko ku mugore ho bisa nk'ibyangamo kubera uduferi tuba twaragiye dukatwa n'abana bagenda basohokamo hariya no kubyara. Urumva uduferi tuba twaragiye ducika ku buryo umugore ashobora gushaka kunyara nko minota tuvuge wenda iminota 5, iminota 6, 7 gutyo, akaba atakihanga. Ariko umugabo ashobora kumara iminota 15, 20 atarashaka kujya kunyara. Ibyo birashoboka atarajyayo rwose. Rero niba washatse kunyara cyane wumva washatse kujya kwihagarika, ukamara igihe kinini wumva wazifashe bien, wazifashe bikomeye, wazifashe koko, ukajya kwihagarika. Niba wihagaritse wumva ko washatse kujya kunyara igihe kinini ariko ukabifunga, sibyo? Niba ugiye kwihagarika, iyi ni test, aka ni agatest ugomba kwikoraho wowe ubwawe. Niba ugiye kwihagarika, ihagarike wiyoroheje, ubanze wumve umubiri wawe ukuntu nyine ushaka, nyine nk'uko kundi ushaka kuryama ukaba wakihagarika nyine udashyizemo imbaraga cyangwa se utabifunze. Nurangiza numara kwihagarika wirekuye cyane wumva wiyoroheje, atari nka kwa kundi uvuga ngo reka nihagarike ngo nshyiremo imbaraga ngo nabishatse kuva kare, ngo nashatse kwihagarika kuva kare ngo sinabikora ngo reka nihagarike nshyizemo imbaraga. Aho ngaho uraba uri kwica umuti. Ihagarike wiyoroheje cyane ariko nurangiza uzifunge. Nurangiza kuzifunga uzifunge wumve ko wazifunze bien ku buryo nta n'ikijojoba kiraba kiri kuza. Nurangiza wongere uzirekure. Urumva iyo ni inshuro imwe, wongere uzifunge cyane, uzifunge bien, wongere uzirekure, wongere nanone uzifunge
ku nshuro yawe ya gatatu. Ibi bintu nubasha kubikora ukavuga ngo njye nashatse kwihagarika kuva kare, ariko ngiye kwihagarika, ndazifunga, ndongera ndazifungura, mbikora inshuro 3 kandi nta n'ikijojoba cyiza, nyine ukabibona ko nyine byakunze. Ubu buryo niba ubasha kubukora mu mibonano mpuzabitsina yawe n'umugore wawe, kwa kundi uba wumva ubushagarira bwazamutse, nyine wumva ushaka kurangiza, wumva byaryoshye cyane, wumva ewana nta gisigaye, wumva nyine kuba wabihagarika mu mutwe. Hari umuntu ushobora kubihagarika akoresheje mu mutwe ho bigakunda, ariko niba wowe uri kubihagarika mu mutwe ukumva ubwo buryohe uri kumva, ntushobora kubyihanganira. Ikintu gihari ni uko ushobora gufunga, ugafunga nka kwa kundi nyine ufunga inkari, ugafunga nka kwa kundi ufunga inkari, kandi ugakomeza igikorwa cyawe udahagaze. Byaba byanze, wumva byanze, ugasa nkaho uyikuyemo, noneho ugafunga nka kwa kundi ufunga inkari uri kwihagarika, ugazifunga, noneho warangiza ugasa nk'utuza. Ariko ibi ngibi bishobora guca intege umuntu muri gukorana imibonano mpuzabitsina, bikaba byamukura muri mudu. Wowe ukomeza ukora twa dukorwa tugiye dutandukanye, niba ari imyeyo ukurura, niba ari ukumutera agatoki, niba ari ukumwoga amabere, niba ari gukomeza umukorakora kugira ngo uyu mukobwa ataza kuva muri mudu. Ibi rero bikwerekeza hehe? Bikwerekeza kuba ushobora gutekereza ikindi kintu, bikwerekeza kuba watekereza ikindi kintu. Niba uri gukora imibonano mpuzabitsina ugafunga, niba uri kubifunga wakoresheje mu mutwe, urumva wakoresheje n'umubiri, uri kugerageza gufunga nk'ufunga nyine inkari. N'ubundi turabizi neza ko aho amasohora aca ni naho n'inkari zica. Urumva ni umwenge umwe. Niba ari umwenge umwe rero ugafunga, ukaba wafunga inkari, ukabikora kenshi ukabona birakunze, nko kundi washatse nko kunyara ugafunga, ukazirekura ukongera ugafunga, ukongera ugafunga. Urumva ko iyi tekinike yagukorera umuti cyane, ku buryo ushobora kumara n'iminota 40 utararangiza, kandi ugenda ufungura. Bakundi nyine urafunga ugatekereza ibindi bintu. Gusa ibi ngibi bishobora kuba byagutera nk'akabazo ko kuba igitsina cyawe cyagwa, kuko niba ufunze ugatekereza ibindi bintu, wenda tuvuge utekereza nko ku ndirimbo runaka, cyangwa se utekereje ku biryo biryoshye uherutse kurya, cyangwa se wariye kera, nyine utekereza ibintu nyine bitari buze gutuma uva muri mudu 100%, cyangwa se uva muri mudu kwa kundi uva muri mudu nyine ukumva watekereje ibindi bintu ku buryo n'igitsina cyawe kigwa. Ubwo ushobora gutekereza ku ndirimbo ukayijyamo mu mutwe, ugatangira kuyiririmba, ugatangira kuyivugiraho, ibyo bikaza gutuma igitsina cyawe kigwa, kitakaza wa murego. Niba rero gitakaje wa murego, urumva ko nyine uhisugwa muri iryo kosa ryo kuba umeze nk'ushyutswe amazinda. Ibi rero ntago ari byiza. Bisaba ko niba utekereje ikindi kintu uguma n'ubundi hafi y'igikorwa nyirizina uriho. Ariyo mpamvu intoki zawe zitagomba kuva ku gitsina cy'umugore wawe, cyangwa se ngo kive ku mubiri w'umugore wawe, bikaza kugufasha gukomeza kuba uresista gake gake, ariko n'ubundi igitsina cyawe kitaguye. Iyi tekinike irakora guys, irakora abagabo nshuti zanjye, basheri banjye, irakora. Iyi ni tekinike imwe muri tekinike 3 mfite. Iyi ni tekinike imwe. Noneho uyu mugore wawe, kubera ko we ukiri kumukoraho, nibutsa abagore ko mwabagore mwe namwe mujye mufasha abagabo banyu pe. Hari igihe kurangiza vuba biterwa namwe ahanini kuba mutigeze muha akanya abagabo banyu. Kwa kundi mba muri kurungurana, cyangwa se agaturu kashyushye karimo imbaraga, karimo uburyohe, karimo ururenda, harimo amazi, karimo ugutaka bya hato na hato, wowe uratumva umeze ngo uko kumureba biratuma tekinike ze zipfa. Kuko hari n'igihe aba adashaka kukwereka ko ashaka kurangiza, hari n'igihe aba adashaka kwereka ko ashaka, kandi koko nanubwo yanabikwereka akwereka ko ashaka kurangiza, hanyuma wowe ushinguke muri mudu, ntabwo ari ibyo abashaka. Niyo mpamvu nkangurira abagore, mu gihe muri gukorana imibonano mpuzabitsina n'abagabo banyu, sindi humiriza. Ubundi uri kumureba umureba iki? Ntabwo umuzi. Uramureba umuturumburira nk'ururagara ruri kugenda mu mazi, umureba hiki? Humiriza pore pore. Noneho ushaka no kumureba ukanureho gakeya,
wongere uhumirize, wongere urebe gakeya, wongere uhumirize, gutyo gutyo, kugira ngo uyu mugabo wawe naba ashaka no kwiyeranja muri ubwo buryo bwo kugira ngo atarangiza vuba, utaza no kuba umureba ugatuma uva muri mudu noneho cya gikorwa kikangirika burundu. Niyo mpamvu yo guhumiriza buriya, kandi no guhumiriza bituma amarangamutima y'umugore azamuka cyane, y'amazi akaza na rwa runenda rukaba rukiraho nta kibazo kibayemo. Twigire kuri tekinike ya kabiri. Noneho rero iyi tekinike niba yanze, ndakujyana kuri tekinike nyinshi kugira ngo ahangaha tuze kwisanga, buri wese yisangemo cyangwa se buri wese yibonemo ku buryo yajya akoresha butandukanye kugira ngo atarangiza vuba. Niba bwa buryo nakubwiye bwo kuba uri mu gitsina cy'umugore butandukanye ushobora gukoresha, ntabwo mbugarukaho ndi kuri tekinike nshya. Niba bwa bundi nakubwiye mu biganiro byacu byashize byaranze, iyi tekinike ndakeka yo yagukorera umuti. Niba uri mu gitsina cy'umugore, tuvuge wenda urimo uranyaza, niba uri kunyaza ukumva noneho biranze, urumva niba byanze hita winjiramo imbere ho noneho bishobora kuza kwanga kurushaho. Kubera iki? Mu gitsina cy'umugore harimo umuriro mwinshi, ntabwo kumujora, harimo ubushyuhe noneho bwivanze n'ururenda. kandi noneho niba umugore wawe yaraciye imyeyo, urumva ko biraza kukugora cyane, kuko uko uri busohoke mu gitsina cy'umugore wawe, uraza gukomeza wumva uburyohe kurushaho. nusohoka ya myeyo iraza gukomeza ikikije cya gitsina cyawe, kuko yamaze kubyimba, n'umugore uri muri mudu yamaze kubyimba. urumva biraza kugorana cyane kuba wakihanganira kurangiza, ariko biraza gukunda. Tekinike ya kabiri ni ukuba ujya mu gitsina cy'umugore wawe, wakumva ugiye kurangiza ugahita umuhobera ukagumamo, ntubuje, kuko nubuje urahita urangiza. Aha urumva ko bibuze kugorana. Ushyiremo igitsina cyawe, ujyemo, uceceke, utuze, umuhobere, umubuze nawe kubuja.